ryose. Twese turi natwe iteka ryose wakoze byinshi kandi byiza natwe mwese imana tuba ku izuba. Inzira gusunika za Esinya ishuri ryiza ritatse ibyiza ryahanzwe n'uwarigabiye umuhanga uhanga ibitahabuka aba ubuhanga bwo guhitamo neza. Wisubiza nk'urugero rwiza uwo yabayeho natwe turamuzi ubuzima bwe bwose akorera imana umugabo wa byose uko uko ashatse tukugabira nawe tumugabira byinshi. Yamuhaye kuba umuyobozi mwiza si ugutwara akantu udasa abeneye ko kamere udasumba asumba bose asaga imigisha. Ese y'inyange turamwisunga gatubere urugero kandi rwiza adutere ubutwari butarangira twese abanyeshuri n'abarezi bacu dukore byose tumurebera. Ubu turakora cyane ubudasiba dusabwe rwose ubudasa budasaza mu mitsindire ngo tube indashyikirwa imico myiza turangwe muri byose ishuri ryacu ritera imbere cyane. Kiliziya gatolika ishimirwa umuganda utanga nicyo gicuma uburere bwimbitse tugira isagara ese y'inyange ihorana umurava uburere n'intsinzi cy'ubuzima. Komeza ibihugu ukomeze ububyeyi burerere imana urerere u Rwanda mutagatifu Yozefu Kristo natubere urugero iteka ryose aho turi hose umuco mwiza turambe. Abahungu bawe ni nk'ijoro abakobwa bawe ni nk'ibeza ubatoza ubuhanga n'ubushishozi izo ntwari zikozwe n'ibintu genda isi y'inyange idashyikirwa. Sigira usagara ngo utere imbere ishema n'isheja nibyo bikuranga harana ubutwari muri ibyo bose uganze hose mu bo ubyara uri isoko y'ubuhanga buhanitse. Icumbi cy'ubumenyi n'ubutwari twaza twarabumbatira byinshi utangaza umuco ishema ni byose utanga ubumenyi butera imbere. Yewe umusozi ugaba ibitaga ugabiye impano na rugabo umukobwa w'umuhanga udahanyika usigaye bagasigara basiganuza niyo guza arinete mu mwaka wa kane imibare ubukungu n'ubumenyi bw'isi barakoze. Turashyira bisabwe n'abana barakwiriye